umukene kugira ngo ubukene bwo budutungishe. Muri Daniyeli birabanguye ibasha kudukiza, ariko nubwo itadukiza, ku Mana yego ni igisubizo na oya ni igisubizo. Positifu ni igisubizo na negatifu ni igisubizo. Hari abantu bazabanga Mana ngo nubinkorera ngo nzamenya. Sara yavuyemo Isaka, amarira ya Hana yavuyemo Samueli, Yosefu mu ngoyi yabaye igikomangoma, wararize bihagije ugeraho wiheba, ariko Imana iravuze ngo humura ndakwibutse. Ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Imana iraduteturuye, iyo mu ijuru iratwibutse. Imana iraduteturuye, iyo mu ijuru iratwibutse. Haleluya! Oh haleluya! Oh haleluya! Imana ibaha umugisha. Imana data wa twese ibaha umugisha. Yo haleluya! Imana sa umwami Yesu ibaha umugisha. Asante sana. Kadusoma ijambo ry'Imana. Turaganira amagambo avuga ngo ibitugose byose ntabwo ari byo kutwica. Ibitugose byose ubyibuke nushaka ubishyire ku gapapuro, ntabwo ari byo kutwica. Abami ba kabiri bice 6 umurongo wa 15. Abami ba kabiri ibice 6 umurongo wa 15. Maze umugaragu w'umuntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Mugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja, turagira duti? Aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Amen. Dusoreze gusoma mu gitabo cya Zaburi ya 76 umurongo wa 7. 76 umurongo wa 7. Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero icyizere mwatugiriye mukadutumira kuza kubana namwe hano Sejemu. Nta gitangaza kitari iki. Ndashimira Imana kubw'inzu yayo. Nashubije amaso inyuma nibuka ahantu nabasanze, nazamuriye Imana amaboko. Haleluya! Hari amagambo
mushumba naje kureba kuri WhatsApp nayamwoherereje mu gitabo cya Nehemiya. Nasanze nta kindi nabwira abantu baseje nyuma y'iyi mirimo, nyuma y'ibyo mwakoze. 13 murongo wa 14 haravuga ngo mana yanjye uje twibuka kubw'ibyo kandi ntuzahanagura imirimo yabo myiza bakoreye inzu y'Imana yacu, ngo nibihe byiza bifatwa muri yo. Amina, amina. Imana yo mu ijuru, Imana idakiranira, nizaje ireba iyi nzu ije ibibuka ibagirire neza. Mureke tuyikomera amashyi Imana ni Imana. Dufite impamvu zose zituma dushima Imana. Imana yacu ni Imana kuko ari Imana. Ibigira Imana Imana ni ubumana bwayo, ntabwo ari ibyo dukorera nubwo itabikora. Haleluya! Izikomeza ikitwa Imana. Muri Daniyeli biravuga ibasha kudukiza, ariko nubwo itadukiza, ku Mana yego ni igisubizo na oya ni igisubizo, positifu ni igisubizo na negatifu ni igisubizo. Hari abantu bazavuga ngo Mana ngo nubinkorera ngo nzamenya kuri Imana nubwo itabikora. Hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini, waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Amina, amina. Turashimira Imana ko yaduhaye Yesu. Ngira ishimwe ryacu, ngira ishimwe ry'itorero. Imana ishimwe ko yaduhaye itorero. Haleluya! Mu itorero ni mu muryango. Imaze kuduha Yesu, natwe Yesu yaraduhamagaye. Bibiliya iravuga ngo abo yamenye kera yarabatoranije, ngo abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabyumva kuruta uko mbasha kubivuga. Hari umugabo w'umwongereza wanditse aravuga ngo abarokore, abanyetorero ngo iyo bavuga Yesu barakabya. Murayegizagera niko yavuze. Iyo muririmba murakabya, iyo dusenga turakabya, iyo tuvuga ibyo yadukoreye ngo turakabya. Agerageza gutanga ibintu yashingiyeho kuvuga ayo magambo. Aravuga ngo mu gihe cya Yesu ngo yari umuntu usanzwe, simple. Aravuga ngo mu gihe cya Yesu abantu iyo bagendaga imusozi kuko tugenda amamodoka n'amamoto n'amagare, bagendaga hejuru y'indogobe. Haravuga ati Yesu nta ndogobe yigeze atunga. Niyo yakeneraga kugenda kwari ukuvuga ngo mushakire indogobe iziritse muyiziture muyizane y'abandi. Uwo muntu
ataratunze n'indogobe. Aravuga ngo icya kabiri, kubera bagendaga cyane mu nzira y'amazi, aravuga ngo Yesu nta bwato bwe yagiraga, kwari ukuvuga ngo lift murantwara mujyane hakurya. Icya gatatu aravuga ngo Yesu yapfuye atagira imva ye. Umuyuda wese yabarishaga imva, umuryango ukaba uyizi, umunsi azapfa akazayihambwamo. Aravuga ati uwo muntu niwe uca igikuba, uwo muntu niwe utuma muzuka muterana. Undi mwongereza niwe waje kumusubiza, nawe arandika, aramubwira ngo wa mupfapfa we, aravuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, aravuga ngo yari umutunzi yabaye umukene kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Haleluya. Aramubwira ngo ninde atari umwami wavuga ngo mugende murasanga indogobe iziritse muyiziture, ngo bene yo nibababaza muwabwire ngo umwami arayishaka. Haleluya. Aramubwira ati urumva uwo mugabo yari yoroshye. Hari abantu nabonye ba Paris bazanye amamodoka, ubu bavuze bati zana contact, zana urufunguzo, nyiri igihugu arayishaka, umwami arayishaka, wakwanga. Aramubwira ngo wa mugabo w'umupfapfa, ngo umuntu ugenda hejuru y'amazi, umuntu ukandagira hejuru y'amazi bikemera, ngo se yabarisha ubwato, yagura ubwato. Haleluya. Aramubwira ngo Yesu ni umwami. Haleluya. Yabaye umukene kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Aramubwira ngo wa mugabo we w'umupfapfa, ngo Yesu yarindaga kubarisha imva, ngo muri action plan ye wigeze wumva avuga ko azarari kuzimu? Aiwa. Haleluya. Aramubwira ngo wibuke avugana na byabisa. Umwe aramubwira ngo nibura umwana w'Imana wakwikije natwe ukadukiza basi. Ariko ndi baramubwira ngo yewe aho uzazira mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu aramubwira ngo uyu munsi, haleluya, none ngo ni wizera, haleluya, turabana nawe muri paradiso. Dukomere Yesu amashyi. Iyo tumuvuga ntabwo dukabya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Natangariye yakorari yavuze ngo ni umutunzi w'imbabazi. Babirigeti bagira indege, bakagira amafaranga, bakagira amazu, ariko Yesu agira imbabazi. Ayiwe, haleluya. Kandi gasukuzigira ni umutunzi w'imbabazi. Tumukomera amashi umutunzi w'imbabazi. Reka ngusabe uyu munsi uje gutahana izo mbabazi z'Imana. Bwana sifiwe. 2005 uzabane n'imbabazi z'Imana. Amen. Igihugu cya Syria n'abanzi bahoraho ba Israel. Igihe cya Elisa umuhanuzi, ngwiyo bapangaga igitero, Imana ikabishurira Elisa, agahita abona inama bakoze, agahita amenya inzira bazanyuramo, akaza akabwira umwami w'i Samariya, akamubwira ngo igihugu kigiye guterwa kandi aduye dore inzira bazanyuramo. Umwami agahamagara ingabo zikagenda zikategereza, Abasiriya bakaza bakagwa muri ya
bagasanga babateze. Ngo bibaye kenshi ngo bibabaza umwami w'Isiriya, aravuga ngo muri twe ninde utanga amakuru, kuko idupanga igitero mu gitondo bakadutega. Abajyanama b'umwami ngo baramubwira ngo muri twe ntawe utanga amakuru, ariko muri Isirayeli hari umuhanuzi. Haleluya! Muri Isirayeli hari umuntu w'Imana, ngo nicyo mwavugira iriya mu bireri wanyu mu cyumba indani, Imana izimwishurira. Sante sana. Bibiliya iravuga ngo ntaco Imana izakora, muri Amosi 3:7, ngo ntaco izakora itabanje guhishurira abagaragu bayo. Hari umuvugabutumwa wavuze ngo igihugu aho kubura umuhanuzi ngo cyabura imvura, kuko umuhanuzi aza gusha imvura. Amina, amina, amina. Igihugu nakaga iyo kitarimo abanyamasengesho, n'ibyago igihugu kidafite abantu basenga, abantu bayishurira, abantu bamenye umugambi w'Imana. Hari umugabo wo muri Kameruni yanditse ibitabo bye, narabibonye bimwe hariya iwacu hariya muri library ya DPR, ngo ni Zakarias wo muri Kameruni. Yavuze cyane hejuru yo gusenga. Yaravuze ngo inteko y'abanyamasengesho ngo aho iraye ngo iteye ubwoba kuruta inama ya Loni y'umutekano, ngo izindura ibintu. Oh, haleluya! Ngo baza bahindura ibintu ngo bakabishyira mu mugambi w'Imana. Amen, amen. Abanyamasengesho Imana ibaha umugisha, abanyempano Imana ibaha umugisha, bayelisi Imana ibaha umugisha. Haleluya! None umwami ngo aravuga ati okay, ubwo ikibazo ari Elisa, ubwo ikibazo ari umuhanuzi, dutegura igitero kitari cya Samariya, kitari icy'igihugu, dutegura igitero cyo kufata uwo muhanuzi tuzabone gutera igihugu. Igihugu cyendi cyaterwa kirimo, igihugu ntikizaterwa abanyamasengesho bakikirimo. Amina, amina, amina. Nabonye abasore beza bambaye amashati y'imikara, nimuhaguruke ndebe mu makorari yose hano. Abasore bambaye amashati y'imikara nabonye, nimuhaguruke ndebe, muhaguruke kabasore rwose, muhaguruke. Dore bamwe ko barareba inyuma yabo rwo kana bambaye imikara. Mutambuke hano mwirukanga, mutambuke hano mwirukanga mwese, mwihuta kabisa nk'abaririmbyi. Kandi reka mberekereho urugero rutoya. Yesu abaho umugisha, bahe bazamuka dukomere Yesu amashi ku bwabo. Mukora umurongo hano, mukora umurongo mureba hano, mukora umurongo umwe gusa, mukora umurongo mureba hano. Reka mbabwire, biroroshye umunyamasengesho gusengera itorero agasengera igihugu, biragoye guhishurirwa ibyiwe. Igitero kiva muri Siriya, babajije neza ngo bamenya n'urugo ahatuye, bamenya umudugudu witwa Idotani ahatuye Elisa. Bahabwa amagare, bahabwa amafarashi, mumuzana ari muzima cyangwa se yapfuye. Turashaka Elisa, tuzabona uburyo bwo gutera igihugu. Niwo munsi wonyine Elisa yaryamye ntiyarota, niwo munsi wonyine Elisa igitero cyaje ntiyakibona. Nta gitangaza ko wahanura iby'abandi ariko ibyawe bikakuyobera.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Abanzi baturuka hakurya Siriya baraza idotanu umudugudu wose barawugota. Nibihugu byari bituranye nka kuriya kw'igisenyi na Goma cyangwa uburundi n'u Rwanda, ni ibintu byegeranye. Barambutse bagota umudugudu w'idotanu, bararuha baraza bagera ku rugo Elisa yari aryamyemo. Tugeze aho twasomye Elisa ngo akiryama, ariko abantu b'Imana ni beza. Uzi ko twaturyama aduye yazengurutse ko ryama ugasinzira rwose. Igitero cyaje, amagari n'amafarashi yagose. Reka nongere mbibutse ngo ibitugose byose si ibyo kutwica. Oh haleluya, nimuhumure dufite Imana. Bwana asifiwe. Gehazi umugaragu wa Elisa ngo azutse kare mu gitondo, ngo asanga bazimagije, asanga ingabo z'Abasiriya. Niyo mpamvu nifashishije natumbuye mbona mufite umwenda usa. Ndavuga ati ndabakoresha turabana mwivuga butumwa haleluya. Oh haleluya. Yo haleluya. Abasirikari ababayebo cyangwa baribo uzubona umusirikare ukamenya n'igihugu cye, umwambaro wabo baba wihariye. Gehazi yarababonye asubira inyuma ngo abwira shebuja, aravuga ngo biracitse twapfa. Aravuga ngo tugire dute? Mu yandi magambo nikubwira ati noneho habe no kurota. Aduyi yaje mwinshi, twagoswe, Abasiriya bari hano. Muzi ko burya Abasiriya baba baturiho. Amina. 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 Elisa yari umuntu wiringira Imana cyane. Ahita avuga ngo Imana iguhumura amaso urebe ingabo turi kumwe zo mu ijuru ukuntu ari nishi kuruta abo ngabo wabonye. Oh haleluya. Ngo amusabira Imana ngo imuhumura amaso. Imana igiye kumuhumura amaso, yabonye ingabo noneho zindi zatabaye. Kenshi hari igihe tuba tubona gusa bateye ariko ntitubone n'abadutabaye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Intambara zidutera zituruka ikuzimu, intambara zidutabara zituruka mu ijuru. Oh haleluya. Ingabo zidutabara ziva mu ijuru, ariko izidutera zituruka ikuzimu. Haleluya. Haleluya. Izateye ngo bari bafite amagare n'amafarashi n'ingabo zabo zayazanye, ariko izatabaye ngo zazanye amagari n'amafarashi yakimiriro. Bivuga iki? Bivuga ngo ibiturwanya ntibinganye imbaraga n'ibidutabara. Oh haleluya. Oh haleluya. Elisa ariya magari n'amafarashi yakimiriro yari ayazi. Umunsi batandukanywa na Eliya yarayabonye. Ayabonye mu bari babateye ngo abone yaje, aravuga ati twatabawe byarangiye. Ariya ndayazi nayo mu ijuru. Oh haleluya. Ahita ashira ubwoba. Bwana asifiwe. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi mu Migani 28 ngo azashira ubwoba nk'intare. Arasohoka ngo yitegereza za ngabo, arababwira ngo mwayobye. Arangije ahita asenga, aravuga ngo Mana, barazata abaduyibona kunyica. Aravuga ati Mana bahumisha amaso, banzu bahumisha. Uzi ko tuba dusenga
Imana ikumva kandi ikabikora. Uzi ko hari igihe turara tuvuza induru ibyaduteye yabihumishije. Ese wagira ubwoba we yatinya n'ingabo zihumirije, ingabo zitabona, ingabo zitareba. Arabangomana we bahumishe. Mumbabarire nabahamagariye kugira ngo dufatanye ivuga butumwa. Nimuhumirize mwese. Murahumura uko mbibabwiye. Ayiwe, haleluya. Haleluya. Urumva uburyo bwari busigaye. Bari Dotani. Ahita avuga ati ariko ngewe uhorejana ubuhanuzi. Uyu munsi noneho nabashoreye. Kabageza i Samariya, kabageza presidence, kabereka umwami. Bagasubira iwabo, baciye iwacu muri capital. Duhimana icyubahiro. Haleluya. Araza arabwira ati rero mwayobye. Hano ntabwo ariho mwagombaga kujya. Reka mbabwire abantu basejemo. Muze mubwira abadayimoni ngo mwarayobye. Hano ntabwo ariho mwagombaga kujya. Oh, haleluya. Iyo umuntu abaye umukristo, Bibiliya iravuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge. Kuva mu hano kugira gute? Nukomeza kubijije uzagira ibibazo. Icyo twabonye cya mbere tugeze mu nzu y'Imana, Imana yaduhaye ubwenge. Bwana sifiwe. Hari umukristo ushobora gusoma ahangaha bikamugora akavuga ati ariko Elisa ubundi yabeshe kweli? Ko ari we bari baje gushaka, ko ari Dotani bababwiye atuye, ko ari we bari ko bavugana. Bibiliya iravuga ngo nubura ubwenge Imana izagira gute? Izakureka. Izakureka. Munsi Imana ibwira Samuel kwimika Dawidi, yabaje Imana atari ko Mana, timika president undakiri muri manda. Sawuli agihari, ngende tinyuke nimika umwami. Uwundi agihari, Imana iramubwira ngo shorera inyana wigendere nk'ugiye gutamba. Ayiwe, haleluya. Nibatangira guhimbaza urebe kubikora nawe umena amavuta kuri Dawidi nagutumyeho. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ubuze ubwenge ba Sawuli bakwica. Dore uko babikoze. Arabwira ati rero mwayobye, ariko ngomba kubajyana aho mugomba kujya. Reka nsabe buri wese afate mugenzi we n'amaboko yombi ku rutugu. Ya, nawe fata. Kwari kubajyana urugendo. Kugeza ubu sindagira amahirwe kugera Israel ngo ndebe Dotani ni Samariya uko hareshya. Hari umupasiteri naherutse guhamagara ari muri Israel, bambwiye ngo agiye Israel, shakisha telefone ze ndamuhamagara. Ndamubwira nti uzandebere i Dotani ni Samariya uko hareshya. Ikibazo nagize yaraje arambwira ngo ntabwo twahageze, ngo hariho ibibazo ntabwo twahageze. Ariko reka mbabwire uko Elisa yabikoze. Haleluya. Nimuze dukomeze tugende. Nukuvuga ngo Elisa niwe wenyine wari usigaye ubona. Burya muzi ko bidutera bitabona ari twe tubona. Muzi ko biturwanya bitabona ari twe tubona. Ayiwe, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Arababwira ngo ndabajyana mbageze iyo mwagombaga kujya. Reka nsaba abakristo basheje mu mwateranye muri iri teraniro rya mbere, nimugera mu rugo bya bindi byose byari bibagose uzandike ku gapapuro. Nubishobora ubwire madamu n'abana mugira agakino kakaduhaye dukora, muzohereza iyo bigomba kujya. Nta mpamvu mu rugo rwanyu, nta mpamvu mwamenye Imana, nta mpamvu mukorera Imana. Oh, haleluya. Bibiliya ntizivuga nimba yaragiye aha yaririmba,
niba yarakavuga ati Imana ndagushimiye aduye urabahumishije wahoraga ubanyereka none dore wabazanye ayiwe haleluya oh haleluya niba muzumva ni muhaguruke mutere haleluya ndebe Imana ibaha umugisha Bibiliya iravuga ngo ingabo zirinda umwami babona Elisa babona ingabo z'Abasiriya ko arazirandata ayiwe haleluya yangiriye neza yangiriye nimushime Imana yangiriye neza yangiriye neza abo yagiriye neza nimutere haleluya numve Bibiliya iravuga ngo umwami araza ashitse asanga Elisa ingabo yazizanye za zindi zahoraga zibatera aduyi yamuzanye amugejeje Edikota ingabo zirinda umwami zamaze kubagota Elisa ngo arasenga aravuga ngo Mana we bahumure barebe nimuhumure Bwana asifiwe Bwana asifiwe uzi ko ari twebwe dutinze ibintu burya turabihumisha tukabihumura turaboha tukabohora Yesu amaze kuzuka aravuze ngo nahawe ubutwari nimugende mwisi oh haleluya dufite ubutware haleluya ngo bahumuye ngo bisanga bagoswe n'ingabo zirinda umwami ngo ahindukira na Elisa ngo aramubwira ngo Elisa we tubatsinda aravuga ati ubatsinda niwe wabazanye n'umuheto wabafashe aravuga ati none dukora iki aravuga ngo mubagaburire barye bahage nibarangiza tubaherekeze oh haleluya nibagera iwabo ngo bazavuge yuko muri Isirayeli hari umuhanuzi Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe nimuhindukire gatoya murebe iteraniro Imana ibaha umugisha mwafashe kuvuga ubutumwa muzamura amaboko mutere haleluya mwese rimwe muje kwicara rimwe kabiri gatatu haleluya murakoze cyane Yesu abaha umugisha ntabwo muri Abasiriya mwebwe muri Abasejemu muri abana b'Imana kwara kugira ngo abantu barebe uburyo Abasiriya Elisa abanje kubageza yabagejeje i Samariya Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe kenshi reka mbabwire uzi ko n'ibiryo bizabirangiza intambara ibiryo kavuga ngo tuzaruhanya tuzaburana ngo barabagaburira Bibiliya iravuga ngo icyo gihe ntiwongera kuba intambara hagati ya Isirayeli na Siriya haleluya isaha yanyu irashize reka mbabwire aya magambo ngo intambara ntizizabura ibibarwanya ntibizabura ariko nimuhumure dufite Imana itabara bayo kandi irabumva iyo basenze mwisi yari umubabaro ariko nimuhumure Yesu yanesheje isi Bibiliya iravuga kuko yageragejwe akanesha ngo ibasha gutabara oh haleluya muzaza usoma muri Bibiliya ugasanga ahantu handitse ngo ibasha tukaza utambuka utahasurinye noneho n'ibyawe nibiza n'ibyurirana ubibabwire ngo ibasha oh haleluya databasha Imana
kibasha. Muri Zakariya birabanga uzabakoraho ngo azaba yakoze mu mbone y'ijisho ryaje. Haleluya. Uwo ni umugisha w'abana b'Imana. Ibitugose byose si ibyo kutwica. Amina, 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 amina. Intambara zitugota zose ntabwo ari izo kutwica. Barya bose bamaze kuba muri Yesu. Ubu turi mu ikoranabuhanga. Kuba muri Yesu niko kuba muri system. Ijuru rigahita rikubona. Ibyose ntibarinda kubibwirwa. Turi muri system, muri Yesu twinjiye muri system. Twinjiye mu migisha yose y'Imana. Oh, haleluya. Birakurura, biradukurura. Reka mvuga aya magambo dusenge. Uturinda buri munsi ibitero za Satani. Uri umurengezi wanjye, uri igihome cyacu. Turaryama twiziguye kuko utubera amaso. Uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba. Amina. Dusaba Imana ihaguruke. Oh, haleluya. Iyo usomye Bibiliya bivuga ngo Yesu ngo ageze imbere y'Imana ngo aricara. Icara iburyo bwa se. Ariko iyo dutewe azahaguruka.